dutangiranye n'umusore bamwita Rolesi uko yarazaniye ibiryo bye bosi yahise akubita ibiryo hasi, amaze gukubita ibiryo hasi barakwereka bosi we yahise aza kuba yamufasha kuba yabitoragura. uko yakamufashije, debera ijipo yambaye, ndebera nawe, debera impenure yambaye, wa muntu we. Rolesi yarabibonye avuga ati reka nzizane umukoropesho mbe nabirunda neza tube twabiyora. Barakwereka Rolesi nta kindi yakoze, yahise yirukanka ajya kuzana umukoropesho ngo abe yarunda bino biryo. Uko yamaje kubirunda barakwereka umubosi yahise atangira kubwira Rolesi ati ndatokowe, ati vayo ntokore, ati ndatokowe banga ukunokore, ati ndatokowe. Barakwereka Rolesi yaraje mu kuza, uyu mubosi we yashakaga kumuhobera, yaramwihoberesheje. Rolesi aramubwira ati njye ntago naguhobera wana, ati ntago nabyemera. Barakwereka Rolesi ni umukozi wa hano ngaha. Uko mabuja atashye, uko avuye ku kazi, Rolesi rimwe na rimwe aza kumutwara hanze. Barakwereka mabuja yaje avuye mu modoka nyine, urabizi bosi we nyine uba ugomba kumuha keya. Yaraje aterura bosi we amujyana mu nzu. Bosi we ngo yagize ikibazo cy'amaguru, namwe murabizi, ariko se waba wagiye n'imodoka ukagira iki kibazo? Sinzi ikintu ashaka kuba uraza gukurikirana neza, nuyikurikirana ukayireba ukayirangiza byose uri bwabisobanukirwe. Barakwereka Rolesi yahise afata amavuta, amaje gufata amavuta amusiga ku maguru, undebera akantu kukanda. Uyu nguyu akajya amubwira ati giza ruguru yewe, ati giza ruguru. Uyu nguyu Rolesi akamubwira ati ngiye rwose ati nzina ka massage nzi kugakora, ati ariko nubwo ndi uri kunkoresha kano kazi, ati ntago ariko kanzanye ukurikirana akantu kukandi. Uyu mugore yahise akuramo akandi kantu hano, aramubwira ati akangaka biba byiza nanone iyo ugasize umuntu wagize imvune nk'iyi yanjye, ati kuko bitari bimufasha gukira. Barakwereka Rolesi ari mu gikoni aba ari gucoma, akazi ashinzwe hano ni uguteka, koza imodoka. Barakwereka umubosi mukuru yaraje aramubwira ati Rolesi, ati ubu utangiye kuba wamenyera, ati ntagiye kuba namenyera. Barakwereka hano bosi wa Rolesi yabwiraga umugabo wenyine ati nakoze akazi uyu munsi, narushye navunitse. Barakwereka Rolesi akora ibintu byo gupiga, ibintu byose bijyanye n'icyo kurya n'icyo kunywa, abaje gusura yaba ari abashyitsi, abari kubikurikirana gatanu ku kandi. Rolesi yaje kubaseriva. Uyu nguyu bosi baramubaza ati se waba warazanye undi mukozi mucyashya? Aravuga ati wamuzanye ryari se? Ati uyu muhungu ari ubwa mbere mubonye. Ati uyu muhungu hashize iminsi muzanye. Ati uyu muhungu nazanye, ati bamwita Rolesi, ati ariko nta birenze. Ati abakozi se kuzi ko hari igihe mbahindura ngiye rimwe na rimwe. Barakwereka Rolesi yari arimo arateka mu gikoni. Uko yari arimo ateka, undebera ukurikirana akantu ku kandi, uko yari arimo acoma ibiryo bya saa sita. Barakwereka mabuja yaraje atangira kumwihobeza, ndebera yatangiye kumwihobereza. Amugezeho ako kantu wakabonye, sinzi niba ukabonye, amugezeho ahita yivunikishwa kandi nta kibazo afite. Ndebera mabuja nawe yagiye afata intoki za Rolesi akazikoza hariya, wahabonye. Barakwereka yazanye mabuja mu cyumba amuzana kuryama. Ese uri umukozi we bino bintu wabyemera? Barakwereka mabuja yaramubwira ati zamura yewe, ati maze iminsi ku maguru mfite n'ikibazo, ati maze iminsi amaguru yanjye atameze neza. Barakwereka Rolesi yaramuzanye, mabuja aramubwira ati nganyorosa kugira ngo umutima utuze, ati ndi no kumva mu nda hari kundya. Barakwereka Rolesi yarabikoze nk'uko yakabikoze. Umumabuja uri hano ngaha, ndebera uburyo areba uyu musore, ndebera uburyo aba ari kureba uyu musore. Nanjye sinzi ese ni ukubera icyo aba ari kumureba gutya. Narakubwiye reba wa mumabuja yahise avuga ati igicucu gusa, ati ndakizanye nkizane mu buriri ngira ngo kiri gukora ibyo kiri gukora. Barakwereka Rolesi uko yari arimo yoza imodoka. Mabuja hano ngaha yari arimo amwitegereza. Mabuja ukamwitegereza ariko ari kuvuga ngo Rolesi ngo nyine ngo ushaka ko tuba twajyana mu nzu, ati njye naragukunze. Rolesi akamubwira ati njya ku kazi ntabwo kanzanye rwose, ati akazi kanzanye ni ukoza imodoka no kuba nateka. Uyu nguyu akamubwira ati ariko ibyo ngibyo twabihindura ukaba wakora akandi kazi, ati twabihindura. Mabuja agiye guhobera Rolesi n'ibyo yarotaga, yamubonaga ari koza imodoka, agiye kumuhobera aramubura. Hano ngaha hari umugabo bita Gaspari yaje mu rugo rwa bosi mukuru nyine, yaje kuba yamusura ngo barebane umupira. Barakwereka
uyu nguyu yaramubwiye ati akira aya mafaranga 1000 nguhaye, aya mafaranga ni amafaranga y'ukuri muri iyi minsi urimo urakora neza. Knowless aramubwira ati ariko ntabwo byari bikwiriye kuba wampa aya mafaranga kuko akazi nibwo ntingatangira ntabwo wamenya niba nzakomeza kugakora neza. Gaspard avuga ati rega nakuzanye hano ngaha nkwizeye, ati uyu musore njye naramwitegereje ndareba nsanga akazi azagakora neza, nsanga azagashobora. Aravuga ati barakwereka uko Knowless akomeje gukora akazi muri runo rugo. Mabuja aramubwira ati tambuka uze hano ngaha, ati gira imbere. Noneho uyu nguyu yaramubwira ati nshaka ko uba wanyambika runo rukweto, ati vayo hano hagati yewe, ati vayo urunyambika uri hano hagati, ndebera nawe uyu mumabuja uyu mubosi undebere nawe. Yaramubwira ati nshaka kuba wanyambika urukweto ruri hano imbere, ndebera ari kugenda mwegera, ndebera. Yatangiye kumwikoresha ku mutwe, sinzi icyo ashaka hano, sinzi, turasobanukirwa, pfa kuba wankurikiye waneze amatwi byose uza kubisobanukirwa. Barakwereka Knowless yahise yigendera, yabonye mabuja we arimo yikoresha ibya mfurambi. Barakwereka mabuja bosi yahise ahaguruka nyine aramubwira ati nyegera, ati gira imbere hano ngaho ari, ati gira imbere, ati gira imbere nkwereke. Knowless aramubwira ati ndigira imbere ndabanje gukora iki we, ndigira imbere ndabanje gukora iki. Knowless yahise yicomokera arigendera. Nawe hano ngaha umuntu ariko kubwira ngo igira imbere kandi hari uburiri nawe wakwigendera. Barakwereka uyu mubosi we yakomeje kubwira Knowless ati ariko kuki mba ngukeneye nkakubwira ngo ndagushaka ntukore akazi neza, kandi we nuramuko ugiye ukora akazi neza hano ngaha, ati nzajya nkwishyura nzakongeza. Ati mpobera yewe, ati tuba twabonanye. Ndebera bosi wa Knowless atangije kujya yihobesha uyu muhungu. Knowless yahise amurekura. Barakwereka hano ngaha wa mugabo bita Gaspard yararimo aganiriza Knowless amubwira ati se ahangaha ubundi ubibona gute, akazi ukabona gute, bimeze bite, wambwiye ukuntu bimeze. Ati nsobanura uburyo akazi urimo ugakora, turabizi yuko ari njye wakakuzanyemo. Ubwo aramubwira ati ikibazo mfite cya hano rero, ati ikibazo mfite ni uko uriya mubosi wanjye yambara imyenda migufiya, yambara ubujipa bugufiya, ikindi akanambwira ngo umusange mu cyumba, rimwe na rimwe ugasanga namuteruye mujyanye mu cyumba. Ati nibyo bintu by'ibibazo mfite. Uyu mugabo yaramubwira ati ibyo ngibyo ugomba kubyihanganira, ati kuko iyo waje gushaka amafaranga nta kindi wahura, byose uba ugomba kubyihanganira, ibyo uhura nabyo uba ugomba kuba wabyihanganira, mbese ukabigira nk'ibidahari. Uyu nguyu Knowless aramubwira ati ikibazo ngira ni kimwe. Ati se ni ikihe? Ati kuba yambara amajipo magufi ni icyaha? Ati kuba yambara amajipo magufi ya wenda, ati ibyo urabizi ku babosi nyine ni ibintu iyo bari mu rugo bafata nk'ibisanzwe. Ati we nta kibazo wagakwiye kubigiraho. Knowless akavuga ati ngiye ko mbona bimbongamira, ati ko mbona atari byiza mu maso yanjye, ati ko mba ndi kubona atari byiza, ati rwose, ati iyo ndebye mbabona atari byiza. Barakwereka Knowless bukeye yaje hano asanga mabuja, asanga bosi we amusanga muri salo. Noneho amaze kumusanga muri salo, barakwereka yaramubwiye ati jewe nshaka ko nyine uba wankorera massage. Ati abwira Knowless ati nshaka kuba wamasa rwose, ati nkeneye massage nawe nyumvira akantu ku kandi, ati nshaka ko wankorera massage. Amaze kubimubwira Knowless aramubwira ati jewe akazi mu kazi kanzanye, ati nukurinda no kuba nateka, ati gukora massage ibyo bintu rwose bosi, ati wamukabije, ati ibyo bintu wamukabije, ati ibyo bintu ntago ari byo byanzanye. Baramubwira ati ariko amafaranga wemera ko nzayongera? Uyu nguyu aramubwira ati amafaranga wayongera, ariko ibyo bintu bya massage, kuba nakora massage wabwira bosi akaba ariyo wabigukorera nyine bosi mukuru. Baramubwira ati niba ari wowe nshaka ko wankorera massage. Barakwereka ntuza Knowless yahise yigira imbere aramubwira ati kuba wansiga amavuta hano mu mugongo ukaba wansiga amavuta ni ibintu birenze, ni ibintu wafata nkaho birenze. Barakwereka uyu mumabuja sinzi icyo ashaka kuri Knowless, yahereje Knowless amavuta. Knowless aravuga ati rwose ako kazi katari ko kanzanye. Ati uyu nguyu aramubwira ati ariko uzi kurinjije, ati akazi kose naguha, ati ntabwo wagakora, ati cyambere si akazi. Barakwereka Knowless
yakomeje kubitekerezaho neza. Mabuja amuha amavuta ati nukunsiga nta kibazo. Rolesi aramubwira ati icyanzanye ni uguteka no kuba nagufashe nyine mu kazi ko mu rugo. Barakwereka uyu mubosi yahise ahereza amavuta Rolesi. Ndebera nawe Rolesi yaje kumusiga amavuta, uyu mubosi we atangira kubifiringa akajya zamura hejuru. Nawe ndebera ari nka boss iravuze ati ariko karanga karakajiji buriya nzagakorera iki ati bizagenda bite ku buryo nzaba nagakoresha nyine bibi. Nawe unyumvire ibintu atangiye gupanga. Barakwereka Rolesi yaje gusenga aravuga ati mana untabare muri no rugo ndabona bikaze. Barakwereka boss mukuru hano ngaha iyo atashye akagera mu rugo agasanga uyu nguyu ukoresha Rolesi akamubwira ati tugire nyine tube twakira. Uyu nguyu boss wa Rolesi aramubwira ati oya ati tugira ibiki ati tonde tuzagira ejo. Ati uri kuri ya muhungu ati azi gukora akazi pe atazi gukora akazi. Barakwereka uyu mubosi mukuru we arataha ariko nta kintu cya nyine amwereka nk'ibyo yereka Rolesi. Barakwereka Rolesi yaraje avuga ati muri kunshakira iki boss uko yakabimubajije. Hano barakwereka boss wa Rolesi bari kumutamika barimo baramugaburira. Hano Rolesi barakwereka yagarutse mu cyumba, agaruka mu cyumba biracyakomeje. Hano wa mumabuja ukurikirana akantu ku kandi yese afata Rolesi amujya hejuru. Rolesi aramushugunya atashwida. Rebera Rolesi yasohotse mu cyumba, asohoka mu cyumba ari kwirukanka. Uko yagasohotse ari kwirukanka uyu mumabuja arareba. Debera nawe debera ibintu mabuja atangiye. Debera nawe mabuja barakwereka yese atangira kuza hano ngaha. Aze hano ngaha muri salo aza hano. Barakwereka hari undi mukobwa wazaga uba muri runo rugo bamwita Jessica. Uko yazaga yasanze mabuja hano ngaha. Gusanga mabuja hano ngaha mabuja ari kurira ari kuvuga ati mpuye n'ibyago ati mpuye n'ibibazo sumbaza ibibazo ahuye nabyo. Uyu nguyu yaraje aravuga ati rwose Gaspar aturabizi ko wanzanye mu kazi atari akazi ka hano kari kumbereye indyankurye ati akazi kaha njyewe ndi kubona ari ibisosi ati akazi kaha karakomeye cyane ati kuko atuzi ibintu noneho yarankoresheje ati yambwiye ngo njye mu cyumba cye ati ninjiye mu cyumba cye atashaka ko ajya bagiye hejuru. Nawe ibyo bintu wabyibaza. Barakwereka hano ngaha hari urimo kurira uko yakarira. Barakwereka ukuntu byagenze mbere yaho gato. Barakwereka uyu mubosi yaragiye muri dushe agiye gukora dushe agiye koga ahamagara Rolesi kugira ngo Rolesi ahageze. Rolesi aramubwira ati njye uri kumva twajyana muri dushe. Uyu mubosi yahise amukubise urushyi ati kuza ukaba wantera amazi aho nitera amazi ati ni ikibazo. Rolesi aramubwira ati rwose so kamvune ati ibyo bintu bosi wanje mukuru wanzanye ati njye ndiki ati yo numvishe ushaka kundutisha abandi ati njye ngushyiramo iki ati ibyo bintu urukumva bibaho. Barakwereka Rolesi yahise amuterura kumuterura amuzana ku buriri. Uyu nguyu baramubaje ati wa iki. Uyu nguyu aravuga ati Rolesi nk'umukozi twazanye twizeye ati Rolesi uzi ibintu ankoreye ati sagufashe bigenze bite ati Rolesi bigenze bite. Barakwereka yararize cyane ati Rolesi agufashe ku ngufu ngo reka ari kuvuga ngo amufashe ku ngufu. Debera uyu mubosi nawe byaramuganze. Uyu nguyu barakwereka yavuze ati munzanire iyo nyana y'imbwa Rolesi muyisane hano ngaha. Barakwereka Rolesi mu kugera hano ngaha yaravuze ati umeze ute bosi ati bosi komera cyane ati umeze ute mu gusuhuza bosi. Debera bosi yahise amutera iki bosi yahise amucariranya amukubita iki. Barakwereka uyu mugabo bita Gaspar aramubuje ati bosi ati tonde. Ubwo uyu nguyu atavuga ati baguhamagarire polisi zikujyane ati dusobanure uburyo waba umfatiye umugore ku ngufu. Uyu nguyu bita Gaspar yaramubwiye ati bosi wajijire make. Barakwereka uyu bita Gaspar Rolesi yararimo bimuganira amubwira ati uriya mugore njyewe buri gihe arantuka nkajya mu cyumba cye yajya koga akambwira ngo muterure bizagende bite.
ni ukugisha inama. Iyo ugishije inama inshuti nziza bikugira umumaro. Barakwereka Gaspard yaramubwiye ati wowe zirinde kuriya mugore nyine muwe mwakorana ibya mfura mbi, atuzirinde. Nkwibutsa gukanda subscribe ugafungura inzogera kugira ngo byose uzajya urabireba. Barakwereka bosi hano ngaha ari kunywa inzoga nyine, ari kunywa ibyuma, nawe murabyumva ko ba bosi baba bari kubikurikirana gatanu ku kandi. Hano ngaha hari wa mukobwa uba muri runo rugo, yaramubwiye ati kubera iki uri kwiyahuza inzoga muri iyi minsi, ni ukubera iki, biri guterwa n'iki? Baramubwira ati biri guterwa n'ibibazo nifitiye, ati biri guterwa nyine n'ibibazo nifitiye. Barakwereka hano ngaho hari uyu mubosi yaje kureba Gaspard aramubwira ati ariko uyu mukozi wazanye ko mbona ntabigenda. Nyamara umubosi ati uriya mukozi ati Lawrence nubwo namuzanye ati ubona afite ubwenge, ubundi Lawrence ubona nta kibazo agira mu mutwe, ati ubona nta kanabura mu mutwe, ati ku buryo mutegeka ibintu rimwe na rimwe ntanabikore, ati nkamubwira ibintu ntabikore koko, ati ni ukubera iki, ati mubwire ibintu ntabikore. Barakwereka wa mubosi yaje hano mu kabati akuramo amazi, amaje gukuramo amazi arangije aravuga ati akose Lawrence koko buriya ntabwo bari kumubeshyera. Nundi mukobwa mwibutse uba hano ngaha uba muri iyi nzu, yaravuga ati ibintu bosi mabuja yavuze ati kuko yaba ari byo, Lawrence ntabwo bamubeshyera. Barakwereka wa mubosi wa Lawrence uko yari ari hano ngaha, uko yari ari muri salo, yarimo avuga ati njye Lawrence nsigaye ntabona ibye, nsigaye mbona nta kigenda muri runo rugo. Uyu mubosi barakwereka hano hari wa mukobwa wundi yaje aganisha Lawrence, aravuga ati aka ibintu bosi wawe agusinza nibyo, ntaramusobanura ati ntabwo ari byo. Barakwereka wa mubosi we hari abazaga kumusura, hari umugore uza kumusura nyine, ni umugore uza muri runo rugo buri munsi. Uko sinzi uyu mugore, ese nawe uyu mugore yaba bifitemo uruhare? Ngo yarabaga ati ndabona rwose muri kunywa muri gufata icyo kunywa. Uyu ngo yarabaga ati nanjye mba mvuye mu kazi. Uyu mukobwa uri muri runo rugo situzi ngo akora iki, situzi ngo ashinzwe iki, ariko akomeje gukeka ko Lawrence bamubeshyera. Ngo yaramubwira ati turi kunywa nyine, turimo kwishima, ati ni ibintu biri aho ngaho. Barakwereka wa mukobwa yaragiye atashye ageze mu rugo akomeza kwibaza kuri Lawrence, akomeje gutekereza Lawrence. Sinzi impamvu uyu mukobwa yaba ari gutekereza Lawrence cyane, kuko uyu mukobwa ari kumwigaho cyane. Barakwereka bosi mukuru wa Lawrence uko yakagize mu kazi, yakomeje kuganiriza umugabo bakorana mu kazi, ati njyewe, ati madamu wanjye, ati nubwo ambwira ibintu, ati wa mugabo bita Gaspard, ati sumuzi, ati ndakeka ushobora kuba umuzi, ati yanzaniye umukozi bita Lawrence, ati ariko madamu wanjye akomeza gushinja Lawrence ko yaba nyine ngo yaramusambanyije. Uyu mugabo yaravuze ati nese koko ibyo bintu bifite gihamya, ati ibyo bintu byaba bifite gihamya. Barakwereka Lawrence uko ari mu kazi mu rugo. Uyu mugabo yaramwihoreye yanga kuba yamwirukana. Baba polisi baramubwiye ati wowe agende wisitare amakamera ahantu hose, nyine uzagenda uhashyire kamera, ati bizigaragaza, ati niba ari Lawrence wabikoze bizigaragaza. Barakwereka uyu mugore w'umubosi nawe yatangiye kujya byicuzaho. Uyu mugabo buri munsi akajya bimubaza ati kuko ibyo bintu urishuwa, uriseriye ko byabaye, ati ibyo bintu uriseriye umbwira ko byaba byarabaye. Umugore akabura ikintu avuga, ati njye sinabyemera, ati Lawrence ni umuntu yego ndabyumva, ati ariko yaba yaragufashe ryari, tumuntu ungana gutyo, ati nukungana ibyo bintu uri kumva nabyumva, ati ibyo bintu uri kumva nabyumva koko uri kumva nabyemera, ati kuba wambwira ngo Lawrence umukozi twizaniye agufashe ku ngufu, ibyo bintu nje uri kumva nabyemera. Uyu mugore uko bagiye babimubwira yagiye abura icyo avuga, akavuga ati njye sinabona uko mbigusubiriramo, ati sinabona icyo nkubwira, ati zana ngufashe rega ubu wananiwe. Yarabizanaga. Barakwereka hano ngaha bigaciye kabiri wa mukobwa uba muri runo rugo yaje kureba Lawrence, abaza Lawrence ati ariko ibyo bintu byaba byarabaye,
ati mva imbere nanjye utabinkorera. Ndebera umukobwa yahise yamaganira Rolesi kure, Rolesi atagira yagira n'icyo avuga. Umukobwa aramubwira ati mva imbere utabinkorera, ariko wibuke wa mugabo yamwigishije tekinike yo kuba yakwesitara kamera mu nzu ze, akareba ibibera mu nzu ze, bakajya babikontorora. Nyine hari ukuntu ushyira kamera mu nzu ukajya ureba nyine ibintu bibera mu rugo kandi wowe udahari, kandi wowe wigendeye. Barakwereka hano ngaha bidatinze wa mubosi w'umugore araryamye hano, aryamanye na bosi mukuru wa Rolesi uhora wesitaye kamera. Hano ngaha barakwereka Soni yarasonye uko yagasonye. Bano ngaba hari abamuhamagaraga, bamaze kumuhamagara afata telefoni nyirarita, baravuga ati alo. Abamuhamagaraga bahise bamubwira ati wabanguka tukaba twakubwira, ati tebuka ube waza nyine tukubwire. Ese bashaka kumubwira iki? Ati banguka tube twakubwira, ati uradusanga hasi, ati manuka hasi nyine uradusanga hasi. Wibuke inzu babamo ni etaje. Umugore yase amubwira ati nibikese kandi, ati ntabiraho, ati ni ku kazi banshaka. Uyu mugore avuga ati ariko ujye umenya ko nubwo nsiga hano ngaha, ati njye Rolesi atazongera akamfata ku ngufu. Umugabo aramubwira ati ariko azaba gufata ku ngufu Rolesi birashoboka. Umugore aramubwira ati Rolesi we ntabwo umuzi, ati uriya ureba ni igisimba kubera kwanga nyine ko Rolesi gukora bya bindi namwe muzi. Uyu mugore akomeje kumusigurubwa avuga ati Rolesi, ati Rolesi ubwo uramuzi. Umugabo aramubwira ati ariko Rolesi kuba uri kumukekera. Barakwereka Rolesi yaje gufungura bukeye, uko yagafunguye nta wundi yafunguriye. Barakwereka yafunguriye wa mubosi we w'umugore mu kumufungurira. Wibuke iyi nzu yose bashyizemo, iyi nzu bashyizemo kamera. Uyu nguyu Rolesi yaramubwira ati uje kumara iki? Umubosi aramubwira ati nyine, ati numvaga ngukeneye, ati numvaga ngushaka, ati niyo munsi wa nyuma none ntabwo urancika. Ndebera abamuhamagaraga ni Pascal wamuhamagaraga na wa mukobwa uba mu nzu besitaye kamera. Uyu nguyu aramubwira ati noneho, ati si ibyo wigize, ati ntuncika uyu munsi, ati ntuncika, ati tutagize nyine, ati nawe urabibona, ati ntuncika, ati sinzi ikiraba kikunshikishije naho ukurikirana akantu ku kandi. Rolesi yaramubwira ati ngiye mbabarira. Rolesi nawe kandi ntabwo abizi ko hano ngaha kamera bari hasi kuri telefoni bari kubireba. Barakwiga wa mugore yesa wa mubosi wa Rolesi yesa yataka Rolesi ati ndebera nawe. Rolesi aramubwira ati ariko kubera iki umubosi aramubwira ati nukubera iki udashaka kunyegera, ati nukubera iki udashaka kunyegera. Barakwereka abari bari mu modoka byose babirebaga. Wibuke iyi nzu bashyizemo kamera, wibuke iyi nzu irimo kamera, ibyaberagamo byose babibonye. Wa mugabo witwa Pascal babirebaga. Barakwereka baje hano bari kwirukanka. Rolesi ahita apfukama aravuga ati boss ndebera, atari gushaka kuba yamfasha ku ngufu, atashaka kuba yamfata ku ngufu rwose, ati muntabare, ati muntabare. Barakwereka uyu Rolesi yaravuze ati rwose wari wagiye, atunyumve by'ukuri ko atari ukubeshya. Uyu nguyu yaramubwira ati ceceka n'ubundi nabirebaga. Umugore ahita avuga wabyireberaga he? Ati hubwo, ati icyo utazi, ati Rolesi ati yansanze mu cyumba cyanjye, atutangira kuba yambwira ngo nyine ngo nkuremo imyenda. Wumva umugore w'umunyabwenge yese atangira gushyira icyaha kuri Rolesi, wumve atangiye kukimugerekaho. Ukumva uko kimugerekaho ntago abizi. Umugore bahise bamutamika uruki rwirukanse. Wibuke uyu mugabo kuri rwose yakurebaga ni nka bya bindi byabaye kuri Yosefu bamukuramo umwitero. Barakwereka uyu mugabo wihabireba ku buryo byagenze. Yahise avuga ati wa mugore we, ati ibyo uri kumbwira ubihagazeho? Umugore aramubwira ati rwose ibyo ndi kukubwira ni ukuri, ati ahubwo Rolesi n'igihe yaragiye gufata, ati n'igihe yaragiye gufata, ati mbabarira unyumve wumvisha bano bagore. Reba Pascal ari kureba nyine yumiwe. Pascal yabuze icyo yakora. Uyu mugabo aramubwira ati ngiye ndagukarabye, ati wowe wifata ukabeshyira umukozi koko. Ubwo uri kumva ibyo bintu nabyumva, ati uri kumva nabyumva koko, atuzi ko ntabirebaga rero, atuzi ko ntabirebaga. Umugore aravuga ati rwose wabyemera utabyemera. Umugabo yasa amubwira ati fata utwawe ube wansohokera hano ngaho, ati nsohoke, ati urabura ubusohora Rolesi, ati ninjye usohoye. Barakwereka umugabo yese aterura uyu mugore amusohora ku nabi, amusohora nyine amubwira ati nakwibonesha. Pascal nawe yaramubwira ati sohora uyu mugore yaguca inyuma, ati sohora. Uyu nguyu yaramubwira ati
kuva kera koko yarakubeshyiraga. Uyu mukobwa uba hano ngaha yaravuze ati ariko nanjye niko nabibonaga, ati sinemeraga ko Knowless yamufata ku ngufu, ati yego ni umuntu, ati ariko njye ntabwo nabaga nabyemera ko nyine Knowless yakora ibyo bintu uriya mugore wawe yamushinzaga. Barakwereka wa mukobwa yahise yikoresha kuri Knowless arapfukama baramubwira ati tuwe nta cyaha turi kukubaraho nonaho, nta cyaha tukubaraho, ati ubu uri umwere, ati kuko ibyabaye byose twabirebaga ku mashusho, ati we subira mu kazi, ati ugiye gusubira mu kazi uteke ujye umfasha hano ngaha nyine nsubire ku murongo, ati pana uriya mugore ugirira gutyo urarikira abahungu, ati ntabwo byakunda. Barakwereka umubosi mukuru yahise agwa mu Knowless basanze nta cyaha afite, Knowless basanze ari umwere. Ni gutya nje ngasoje, wibuke gukanda subscribe ufungure inzogera kugira ngo uzajye urushaho kubona izindi. Ni gutya karangiye, Knowless birangiye ari nta cyaha afite, Knowless birangiye abaye umwere. Duhurire mu zindi zikurikira. Abagore nk'aba babaho nk'abantu. Ciao, duhurire mu yindi ngiye kubaha, ngiye kujya mbahiza ubwenge gusa, ngiye kujya mbatamu, sibyo? Mukonde subscribe ubundi byose ngiye mujye mubikurikirana hano ngaha. Ciao, duhure mu zikurikira.